umva amagambo dutangiriyeho ngo rekeraho kuba injiji. Kristo mwizera muvandimwe, rekeraho kuba injiji. Ngo iyo abagabo bashaka igitsina cyangwa se guhuza ibitsina, ngo burya bakora buri kimwe kandi bakora byinshi byiza, haba muri icyo gikorwa, haba muri icyo gihe bari muri icyo gikorwa. Ngo ariko uburyo umugabo yiyumvamo uwo bamaze gukorana icyo gikorwa, byo ngo bigaragarira mu kiba nyuma, cyangwa se n'iki kiba nyuma y'icyo gikorwa. Nyuma haba iki, ukora iki. Mwe abagabo mwe, ngo ni abagore benshi uyu munsi bahabwa imibonano mpuzabitsina y'akataraboneka n'abagabo babo, ariko bakagumya bumva badakunzwe n'abo bagabo. Ni benshi bigenda gutyo, bakumva ari nkaho ari ibikoresho by'abagabo babo. Wumve neza bagabo, muri hehe ngo dushyire iherezo ku bintu bitera abagore kubata bakabasiga, kandi mwumvaga nta kintu mutakoze mu gitanda, ko muba mwatanze cyangwa se mwitanze ku buryo buhagije, mu buryo bw'amafaranga ko muba mwamuhaye, ariko finally akabasiga, bwa nyuma na nyuma akabasiga. Abagore nimwegere hino, namwe mugiye kwiga ibyo muzajya musaba mu gihe mutanyuzwe. Niba icyo ubundi abagore baba bakeneye nyuma y'igikorwa cyo guhuza ibitsina ni agatabo. Ngo abagabo burya bamwe batangira iki gikorwa neza kandi bakagikora neza, ngo ariko uburyo bagisoza ngo byo ni injyana muntu. Ngo benshi muri bo bagisoza nk'aho intego yabo ari nk'aho ari bo cyari kigenewe gusa, nta kwita ku bo bagikoranye. Ababyibuka neza ngo burya mugwa agacuho mukisinzirira ni abagabo. Abagore burya ngo baba bakeneye ibirenze ibyo ngibyo, ibirenze kumushimisha by'igitsina gusa. Ngo bivuga ko kumufumbata cyangwa se gufumbatana gusa n'umufata mu maboko igihe mugiye kuruhuka, ari nako mubwira utugambo twiza twuje urukundo, biri mu bituma ukuntu umugore akwiyumvamo cyangwa se gufataga nk'umugabo byiyongera, bikaba ikindi ni nyuma y'igikorwa. Ngo gusa n'umusoma gake gake ku minwa, ku gahanga no ku bitsike aha hejuru h'amaso mu gihe ahumirije, ubwo ni nyuma y'igikorwa. Ngo ni ibintu byereka abagore benshi ko ubitayeho bihagije na nyuma yo guhuza ibitsina. Ngo kumubwira ko umukunda, ayo magambo ndagukunda, ngo iri ni ijambo kurivuga nk'umugabo nyuma y'igikorwa. Ngo ni ibintu bimwereka ko n'igikorwa cyabaye imbere cyakozwe mu izina ry'urukundo, aho kuba wamukoreshaga. Ibi ni ibintu bimwereka ko ari we wifuza wenyine. Ariko abagore nta na rimwe bazabikubwira. Reka tujye ku kintu cya kane twatangiye. Rega ni ikintu cya kane abagore ngo baba bifuza nyuma yo guhuza ibitsina, ngo ariko bakaba batazakikubwira na rimwe. Gusa n'umufata ahagana ku gice cy'inda belly, ubwo ari nako uvuga ibyo uvuga by'umwihariko mu gihe mutegura kwibaruka. Iki gihe byaba ari byiza cyane mu gihe mutegura cyangwa se mwitegura kuzabona umwana. Amagambo amusingiza ari mu rukundo ngo niyo uvuga hano. Ngo abagabo bazi ubwenge ubundi ngo basengera abagore babo. Gusengera umugore muri kumwe niyo waba umujijisha. Uri kuri Telemontagne Rwanda niko twitwa. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho neza muri iyi si, tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero. Gusengera umugore ngo burya ni ibintu bimwereka ko urukundo mufitanye ruri imbere y'Imana. Ngo kandi ngo abagore benshi iki ni ikintu kibaca intege, bakagukunda koko nk'umugabo. Dore ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucunze nabi ntumenye watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro Agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Umanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ahanditse ijambo subscribe ukakanda, uhita utangira kujya ubona ibiganiro byacu nk'ibi ngibi mu gihe kizaza mu buryo bukoroheye. Ngo burya ngo abagore bakunda kubwirwa ko ari beza. Singiza uko agaragara, ubwiza bwe niyo bwaba ari ubwa fake, wihereze amashimwe. Ibi burya bisenya ikintu icyo ari cyo cyose yari yiziho cyangwa se bamubwiye, ubundi akagufata nk'umugabo w'ukuri koko. Burya umugore ujye umureba mu maso, murebe neza, ugezeyo mu maso umwitegereze, usa n'umwiga. Kwiga ngo abagore ni abantu bumva bashisha iyo bumva ko bashakishwa, bakenewe, haba mbere cyangwa se nyuma, ndetse no mu gihe cyo guhuza ibitsina. Muri hehe abagabo turi kujyana?
ngo abagabo benshi ntabwo mubyitaho, ariko ngo abagore benshi bishimira kubwirwa ko bari agatangaza ubwo guhuza ibitsina byabaga. Iki ni na kimwe mu bintu abagore bashobora kuba baharanira bibaho nubwo batazabikubwira, ngo uko umugore ari mwiza cyangwa se yari mwiza, uko yari agatangaza, kubimubwira niyo waba umubeshya bituma yiyumva neza kandi akumva ari kumwe n'umuntu yakabaye kuba ari kumwe nawe koko. Ibeshye se ube utabivuga, maze ahure n'undi muntu niyo yaba ari akana gato kabimubwire. Wari umugabo ahinduka imbwa rubebe. Ngo nyuma y'iki gikorwa biba byiza iyo ukinye cyangwa se gukina n'intoki ziwe, by'umwihariko akaba afite nk'impeta wamwambitse. Birumvikana intoki burya ngo zivuga urukundo, zikoreho korakora iriya mpeta, kandi ari nako ngo umubwira ko ari we cyangwa se uri uwe wenyine gusa, nta handi wajya. Kubabarira kandi no gusaba imbabazi. Ngo abantu benshi bubatse bagirana ibibazo n'abo bashakanye nabo ntibabikemure byonyine bashingira cyangwa se bashingiye ku kuba bagirana igikorwa cyo guhuza ibitsina nk'iki ngiki cyiza bakumva birahagije. Ibi ngo ntabwo ari byo. Ngo igihe nk'iki gikorwa kirangiye cyangwa se kimaze kuba, uko biri kose ngo bigombe kuba biba bikenewe gusaba imbabazi no kuzitanga mu gihe hari ibitagendaga neza mu buzima bwanyu mwembi. Uruhu rwiwe rw'umugore. Ngo abagabo benshi bo bibanda ku bice bisanzwe by'abagore niba hagati y'amaguru, ngo ariko ngo ikintu baba batazi ni uko uruhu rwose uko ruri ku mugore, ku mubiri w'umugore, ngo ni ikintu gifite ubushobozi bwo kumva urukundo. Ndetse urwo ni uruhu mvuga amaboko, umugongo, ijosi, amatako, aho ni uruhu. Aho hose ngo byaba byiza ukaba wamukoraho ari nako umuha utubizu, ngo biba byiza cyane. Ni ku bagore kumworosa ikiringiti, kuvureri. Ngo mu nshingano z'umugabo ku mugore habamo kumurinda, murinde hose no mu buriri, jya utuma yumva ari we wenyine witaho, ari nako umworosa. Ni ibintu ngo bituma umugore yumva arinzwe, yitaweho n'umwami we mu kanya bagiranaga ibihe byiza. Murabyumva ariko korosa umugore, kumworosa. Ikintu dusorezaho ni gukaraba, kujyana mu bwogero. Ngo niba mwakoze ibyo mukora nko mu gitondo, ngo mbere yiba byose ni byiza kujyana nko mu bwogero, ari nako muganira, museka, mwozanya. Ibi ni ibintu bizatuma umutima we wuzura ubushyuhe. N'abagabo n'abagore ubundi akagukunda nk'umugabo. Ni ikiganiro Agatabo niko cyitwa. Kuri Telemontagne Rwanda wakurikira inkuru, ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima, uko twizera ko biri mu bintu dukenera by'ibanze bidufasha kuba muri iyi si itoroshye, tukayibamo tujyana n'ibihe, tujyana n'ibigezweho. Menya byinshi kubera mu isi, ukurikira Telemontagne Rwanda. Agana munsi y'video ahandi ijambo subscribe niho ukanda ukajya ubona ibiganiro byose by'ubwenge bya Telemontagne Rwanda mu buryo bukoroheye. Dore indi video naguhitiyemo ushobora kureba ikagufasha. Reka tuzasubire mu gutaha. Imana iduhane imigisha. Samuel Mugisha.